bamwe mu bantu bakizamuka cyangwa se bagifite amazina matoya uwo mutima ukura he? Nuko nanjye nazina mfite erega muri uru Rwanda n'abantu wapi muri uru Rwanda n'abantu bafite amazina bahari. Hari umuntu se wari wabona wakuyemo ingofero wenda cyangwa nkarira kote rya Melody ngo barishyirano bavuge ngo iri kote wenda ni bararigura amafaranga ngahe kuba yaryambaye gusa rikagurishwa. Hari n'igihe n'abantu bashobora kuzabura cyangwa se ukajya kumva sari igihe bigeze kuvanga abantu babuze ngo bashaka ngo abamotari ngo buzuza arena ngo ku buntu ngo bagiye mu nzira ibyo bintu mu Rwanda. Oya ntabwo nashaka kuvuga izina ariko ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Wartel TV show nk'ibisanzwe muri kubona yuko hano duherereye mu mujyi aho bita Camp Free Zone ahabereye press conference y'igitaramo cya The Ben kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Rero muri kubona yuko imbere za kamera zacu turi kumwe n'umwe mu bantu cyangwa se mu basare nyarwanda bakina film nyarwanda so bamenyerewe cyane kandi bakora ibintu byinshi bakunda bamwita Puisa tugwa ikaze hano kuri Wartel TV show. Ni karibu kabisa star n'ubwa mbere uje kuri Wartel TV show. N'ubwa mbere duhuriye nuko duhuriye hano nyine n'ubundi ariko umuntu yari kuzapanga tukabonana kabisa. Uri umwe mu bantu nzi neza yuko basapotinga bamwe mu bantu bakizamuka cyangwa se bagifite amazina matoya uwo mutima ukura he? Nuko nanjye nazina mfite erega muri uru Rwanda n'abantu wapi muri uru Rwanda n'abantu bafite amazina bahari. Hari umuntu se wari wabona wakuyemo ingofero wenda cyangwa nkarira kote rya Melody ngo barishyirano bavuge ngo iri kote wenda ni bararigura amafaranga ngahe kuba yaryambaye gusa rikagurishwa. Ibyo bintu rero mu Rwanda niba tutaragira kuba yaryambaye rikagurishwa nabyo ni ibindi mbo urumva nk'umuhanzi ashobora gukuramo ikote yari yambaye kuri stage gutya barishyira kuri cyamunara rikagurishwa n'ibihumbi nka $200 by'idolari. Mu gihe tutarabona abasani bameze gutyo ntago na hano turagera rero twese tuba tukizamuka bro. Kuko turacyazamuka papa bitewe n'igihe umaze muri no industry turacyazamuka erega kumara igihe mu kintu ntago ariko bivuze ngo wagezeyo. Hari abantu se bagiye batangira za sinema zabo za 2009 za 2010 tukiri abana batoya ubu ngubu se bari ibyo rero ntago biba bivuze ngo kuba waratangiye kera ngo bivuze ko wagezeyo wapi. Ibyo bintu rero niyo mpamvu nkubwira ngo nta hantu showbiz nyarwanda iragera ahubwo ikintu gihari bashyiremo imbaraga kuko ntago wafata abahanzi gutya ntago mbaveye ibi ngibi nabyo biba biri mu buryo bwo kuba wabatera ahubwo imbaraga. Ibyo ndi kukubwira ntago wafata umuhanzi nk'uyu nguyu umugereranye wenda umugereranye tuvuge nka Davido kandi buriya na Davido nawe hari ahandi ashaka kugera. Hari urwego atarageraho baba nabo yari urwego batarageraho ntago wavuga ngo showbiz nyarwanda yageze yijya wapi haracyari urugendo rurerure. Ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo urwo rugendo ruzabashe kugenda neza cyane? N'ubufatanye nk'ubu ngubu hano habonye icyo cyitwa ubufatanye ubufatanye amatiku makeya ubundi ibindi bigakorwa. Kubwitabire kuri wowe ubwitabire wabubonye ute? Ubwitabire mbonye ari sawa kuko niba iyi press conference yitabiriwe n'abantu bangana gutya can you imagine icyo ni ikintu wakwibaza. Noneho ikindi cya kabiri wakwibaza wahita wibaza ngo ese show izaba imeze gute? Urumva show izaba iremereye byatari. Nigeze gukora ikiganiro kuri MI Empire ndavuga ngo bakagombye kuba baragiteguye ahubwo muri stade Amahoro kuko muri arena abantu benshi bari kuvuga ko hazaba arena ashobora kuzaba hatoya kuri wowe azaba hatoya ariko abanyarwanda buriya nanone abanyarwanda ari ukuntu bajya bagiramo akantu utamenya. Hari n'igihe n'abantu bashobora kuzabura cyangwa se ukajya kumva sari igihe bigeze kuvanga abantu babuze ngo bashaka ngo abamotari ngo buzuza arena ngo ku buntu ngo bagiye mu nzira ibyo bintu mu Rwanda. Oya ntabwo nashaka kuvuga izina ariko ntarebe kabisa. Ubwo no kuvuga noneho kuri wowe kuri side yawe reka tujye wenda kuri kote ya sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda muri kubona ni yiherevo ubona yuko kano kanya mutarageraho mwifuza kugeraho cyase icyo mwasaba mbo ni byinshi tutarageraho byinshi cyane ndetse tutarageraho turacyari wenda niba dufite
dufite wenda kuzamuka inyubako ifite floor 100 turacyari nko muri floor ya kabiri. Urumva hasigaye floor 98 zo kugira ngo sinema nyarwanda ibe ifite aho igeze. Yego ubu ngubu bitaragera. Yego turi kuri floor ya kabiri. Muri kuri floor ya kabiri. Sasa hari saga imaze iminsi iri hano hanze. Nuyimbazo sinjya nkunda kujya mu bintu bya saga. Ndayizi ariko sinyina. Wagira icyo uvugaho gatatu. Nta kintu nabivugaho bro. Nta kintu nabivugaho ko biriya ngiye byose bifata nk'ibintu biri innocent bidafite umumaro bitakariza abantu umwanya. Rero nanjye ndamutse mbitakarijemo umwanya urumva nanjye nabonaniye nabo ngabo bandi babikora. Bari kubikora. Ibyo kuvuga ibyo ni ibintu bisanzwe man. Ku gitekerezo cyawe. Nta gitekerezo ntacyo nukuri. Nibaze nk'umuntu wenda ushaka gufata wenda nk'umuntu nka Nyambo. Ntago nshaka kuvuga kuri ibyo bintu. Nabikubwiye. Nakubwiye ibyo ni ibintu bitakaza umwanya w'ubusa. Niyo mpamvu showbiz nyarwanda idafite ahantu igeze. Wakagombye kumbaza ahubwo show amatike turayakuraye kugira ngo n'aba baji babone amafaranga. Uri kumbaza ibintu by'itiku bitazinjiza amafaranga. Na mumaro. Muri monde ya cinema. Nyine rero ntago nabivugaho. Twirebera ahubwo ibindi bintu. Okay, reka tugende. N'urugero wenda nuze hari umunuze bita umunyamakuru cyangwa se namuvuga ngo umuntu mu influencer nka Jessica Zombi Pango ukunda gukora wenda bavuga yuko kuri izo nkuru wenda marabikana. Hari benshi bamusabiye gufunga. Biriya bintu wowe n'iki kintu wabivuga ubona akasuka ibyo bintu abikorana umutima mubi cyane. Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe, kandi buriya niba wenda ibyo uwo mugani nshatse guca nago uhuye n'ibyo warumbye, ariko ngewe ngiye kubihuza. Niba umunyarwanda yaraciye ngo umugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe, kwe cyo wakumva ko umugabo mugenzi wawe yafungwa se? Abana tunze cyangwa kampani atunze izahembwa gute, izabahita? Bashaka kumufunga ugasanga hari byinshi byangiritse kandi byagateje imbere showbiz. Ibyo bintu rero ni ibyabo. Ubona we atari umwe mu bantu batuma wenda showbiz nyarwanda ntago mbizi ishyuha cyangwa se ntago mbizi kabisa. Twiganirire ku byanjye nawe n'ibya sinema muri rusange. Reka tujye kuri kote yawe iby'amazina y'abantu tubireke. So Puwisa ni umwe mu bantu bakunzwe cyangwa se bakina komedi nyarwanda ndetse na filime nyarwanda. Ni iki kintu uteganyiriza abafana bawe muri rusange? Uri kuvuga yuko nigeze kukubaza ngo muri kwibona gute ku rwego, muri ku rwego rumeze gute? Ugira yuko muri kuri niveau ya kabiri. Uri wowe kuri side yawe. Uri guteganya iki kugira icyo ndi guteganya ndi gutangira kongera kubyutsa channel yanjye nari narayisinzirije kubera impamvu zimwe zigiye zitandukanye. Hanyuma nimara kongera kuzamuka mite mbacishirizo filime already yabaye edited, yararangiye. Ugiye gukora filime yawe? Byararangiye byose. Bajya babivuga ati Puwisa kuki we adakora filime? Byararangiye, narasoje no kweditinga ibintu byose. Ubwo igisigaye ni ukuzamura channel, abantu bagende bakore subscribe kuri Puwisa kabisa, nawe bakore subscribe kuri channel yawe, ibintu bimere neza. Thank you man. Rero ndagushimiye cyane, wakoze cyane. Nizere ko ubutani tugukenera ngenda hari bro.